urukundo Imana yatugaragarije kandi turarwemera. Imana ni urukundo, umuntu uhorana urukundo aguma mu Mana nayo ikamugumamo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu, wowe ugira umutima ugwa neza kandi ukoroshya, muri wowe tugirirwa ubuntu n'impuhwe, iyo turi kumwe nawe tumererwa neza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu yungamo ati, dawe mutegeka w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na data, kandi ntawe uzi mwana keretse data, nta n'uzi data keretse mwana, n'uwo mwana ashatse kumuhishurira. Nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, njye nzabaruhura. Nimwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima ugwa neza kandi nkoroshya. Muzamererwa neza mu mitima yanyu. Koko rero umutwaro wanjye uroroshye, n'ibyo mbakorera ntibiremereye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Turimo turahimbaza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Intego rero nyamukuru y'uyu munsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu ni ukumenya no kwemera urukundo rutagereranywa Yezu yakunze abantu, no kumusubiza urwo rukundo tumukunda natwe nk'uko nawe yadukunze. Hari ingingo rero eshatu z'ingenzi dukwiriye kuzirikana kuri uyu munsi mukuru.
ingingo ya mbere tugomba kuzirikana kugushimira. Nyagasani yabwiye mutagatifu Marigarita Mariya ati dore uyu mutima wanjye wakunze abantu cyane, nyamara benshi bawusubiza kuwusuzugura ndetse no kutawushimira. Nta kintu rero kibabaza nk'ubushake buke bwo gushimira. Birababaje kubona abantu benshi bibwira ko bashobora kutagira icyo bashimira Imana, nyamara kandi hari byinshi Imana idukorera. Nitwibuke rero ineza nyinshi Imana idahwema kutugaragariza, yatugiriye kandi ikaduha n'umwana wayo, maze natwe tuyishimire. By'umwihariko rero twibuke impano eshatu zikomeye twahawe na Yezu Kristo ubwe. Iya mbere tuzirikana ni ukwigira umuntu kwe, ukwigira umuntu kwa Jambo. Imana yigize umuntu maze ikaza kubana natwe. Iya kabiri ni ububabare ndetse n'urupfu Yezu Kristo yemeye kwakira kugira ngo aducungure twebwe abanyabyaha. Iya gatatu ni impano ikomeye yaduhaye, isakaramentu ritagatifu ry'umubiri ndetse n'amaraso bye, isakaramentu ry'Ukaristiya. Intego ya kabiri muri za zindi eshatu tumaze kubabwira ni ukwihatira gusubiza indishyi cyangwa se gusubiza Yezu Kristo ibyiza yatugiriye. Nimutekereze ku bitutsi, ku gasuzuguro ndetse no kwanga Imana no kutayishimira bikorwa buri munsi. Bino byose rero bikomeretsa umutima mutagatifu wa Yezu Kristo. Abapagani batizera ndetse n'abakristo benshi bananirwa kwemera, bakananirwa kuramya ndetse no kwakira uko bikwiye Yezu Kristo uza dusanga. Ibi rero nibyo bituma umutima wa Yezu ubabara cyane. Niba rero kutumukunda koko, tugomba gutanga natwe indishyi kuri ayo makosa akomeye yo kwanga kumwakira. Ibyo rero tukabikora dute? Tukabikora turushaho kumubera indahemuka ku mategeko yaduhaye, tumusura kenshi mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya, ni ukuvuga tumushengerera, tumwakira mu Ukaristiya. Byose tukabikora dufite ukwemera ndetse n'urukundo byinshi, kandi tukabikora dufite umwete wo gutuma n'abandi bamukunda kandi bakamusingiza uko bikwiye, duharanira ko ingoma y'Imana, ingoma y'urukundo ikwira hose, yogera hose muri iyi si yacu. Intego ya gatatu ni ukwigana Yezu Kristo. Ubu rero nibwo buryo nyakuri kandi bw'ingenzi bwo kugaragaza urukundo dukunda Yezu Kristo, umwana w'Imana nzima. Tukabikora twihatira kumera nkawe ndetse no kubaho mu buryo bumushimisha. Tugomba kwimakaza mu mibereho yacu ya buri munsi imigenzo myiza ya Yezu Kristo, umugenzo wo kwicisha bugufi, umugenzo w'ubugwaneza, umugenzo w'urukundo, umugenzo wo kwihangana, umugenzo wo kwemera ndetse no gukurikiza ugushaka kw'Imana. Ku munsi mukuru rero w'umutima mutagatifu wa Yezu Kristo duhimbaza uyu munsi, twibuka urukundo rutagereranywa Yezu Kristo yatweretse ubwe. Igihe twari twaracumuye kuri Data, Imana yacu ikaba se wa Yezu Kristo, ikaba se w'umucunguzi wacu Yezu Kristo, twari twarutandukanyije n'ubundi n'Imana burundu. Ariko igihe tumaze gucumura ku Mana Nyagasani, Yezu Kristo nawe ubwe yashimishijwe no kongera kutugarura ku Mana, maze adupfira ku musaraba, yemera kuducunguza amaraso ye matagatifu. Kubera urukundo Yezu Kristo yari adufitiye, yongeye kutwunga n'Imana se, amena amaraso ye, ayamenera ku musaraba, ayamenera twebwe abanyabyaha. None ni ku bw'ayo maraso rero yatumye tuba koko abana nyakuri b'Imana ubuziraherezo. Nta gishobora kutubuza kuba abana b'Imana, kuko Yezu Kristo yatumye twongera kuba abana b'Imana
kubw'icyo gitambo gitagatifu yemeye kwitangaho ubwe. Bavandimwe rero, Yezu Kristo nawe ubwe ashaka ko twakomeza kuba koko abana b'Imana, bikaba mu mibereho yacu ya buri munsi, dukora ibikorwa binyuranye, twibuka urukundo ruhanitse Yezu Kristo yadukunze igihe yemeraga n'ubundi kutwitangira. Mu buzima busanzwe natwe turabizi, umuntu akenera gukunda ndetse agakenera no gukundwa. Kugira ngo rero uwo ukunda bimenye, nta kindi ushobora gukora, urabimugaragariza cyangwa se ukabimubwira. Yezu Kristo rero nawe yaradukunze maze arabitwereka, kandi adukunda urukundo nyarwo, urukundo nyarwo rutagira umupaka, urukundo rutari urw'akanya gato. Urwo ni rwo rero rwamuteye guheka umusaraba kugira ngo awubambweho maze koko aducungure, hanyuma turonke ubugingo butubeshaho. Imana rero yahisemo ko umwana wayo Yezu Kristo agaraguzwa hagati kubera agaciro gakomeye dufite imbere y'Imana. Ako gaciro rero dufite imbere y'Imana niko katumye Yezu Kristo yemera kumanika amaboko ye ku giti cy'umusaraba. Tujye rero duhora tukazirikana kandi twumve ko dukunzwe n'Imana, maze twishimire ko dukunzwe n'Imana. Mu mibereho rero yacu ya buri munsi dukwiriye natwe kubaho tugaragariza Yezu Kristo urukundo tumufitiye, cyangwa se dufitiye abavandimwe bacu, bagenzi bacu. Kuri uno munsi mukuru, Yezu Kristo arashaka ko natwe tumusubiza kino kibazo yigeze kubaza Petero. Ubwo yamubazaga ati, Petero, ese urankunda? Yezu kandi rero aratugira inama uno munsi agira ati, mwana wanjye, niba unkunda, umutima wawe ntugatekereze ibindi bitari nge amanywa ndetse nijoro. Mu mirimo yawe ukora no mu kiruhuko cyawe ntugahweme kuntekereza. Iyo ni inama Yezu Kristo atugira. Akongera akagira ati, niba unkunda, irinde ibishobora kugutandukanya nanjye. Ibishobora kugutandukanya nanjye byose bigendere kuri. Akongera kandi akagira ati, mwana wanjye, niba unkunda, ihatire gukora ugushaka kwanjye ugamije kunezeza. Tuzirikane rero ko ibyaha byacu, kudashima kwacu, mbese kutanyurwa n'iby'Imana idukorera, kubaho turi ibihindugembe, cyangwa se kubaho tutanyuzwe, tukabaho mu kazuyaze, mu kwemera kwacu tukabaho tutemera kandi tudahakana, tukabaho mo hagati aho ngaho, cyangwa se tugatsimbarara ku mafuti yacu, tukanga guhinduka, ndetse n'ubunebwe mu kwemera no mu isengesho, byose tujye tuhora tuzirikana yuko bibabaza umutima wa Yezu Kristo wadukunze. Hanyuma rero kandi tuzirikane ko guhinduka kw'abanyabyaha, kwitagatifuza ndetse n'ibikorwa byiza byose, ibi bishimisha umutima mutagatifu wa Yezu. Tubyihatire rero kugira ngo dushimishe Yezu. Bavandimwe rero, wowe uri aha ngaha wumvise ibi ndetse nawe urimo gukurikirana ibi byose, dore icyo Nyagasani Yezu Kristo akubwira kuri uyu munsi muri kano kanya. Wowe uri umuryango weguriwe Uhoraho Imana yawe. Ni wowe Uhoraho Imana yawe yitoreye mu miryango yose y'isi kugira ngo mubere umuryango w'umwihariko. Menya rero kandi ko umuntu wese ukunda Yezu Kristo aba yarabyawe n'Imana kandi akanayimenya. Naho udakunda yaba Imana cyangwa se mugenzi we, uwo ntabwo yamenye Imana, kuko Imana ubwayo ni urukundo. Umuntu uhorana rero urukundo aguma mu Mana, nayo ikaguma muri we. Bavandimwe rero, Yezu Kristo arongera akatubwira ati, nimungane mwese abarushye n'abaremerewe, nge nzabaruhura. Uwo ni Yezu Kristo bitubwiye muri kano kanya. Mureke rero natwe dufate umugambi tugira tuti, reka twese dusange Yezu, dukunde umutima we, tumushimire ineza ye, kuko niwe nshuti nyanshuti, koko nyanshuti. Maze dufate inzira dusanga Yezu Kristo, kuko ari we byishimo byacu, kandi araduhamagara kugira ngo tumusange
tuzabane nawe ubuziraherezo. Tubisabirane muri kino gitambo cy'Ukaristiya, tubisabira abacu bose ndetse tubisabira n'isi yacu.